Ndabaramukije mwese abakunzi bacu b'Ibihamya TV, abari hafi, abari kure ku migabane itandukanye ya Afurika, Uburayi, Amerika, Australia, za Canada, Aziya, ahantu hatandukanye. Turabifuriza amahoro y'Imana, turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza umugisha Imana itanga, bibe kuri mwebwe ubuntu bw'Imana buganze mu buzima bwanyu. Uyu mwanya tugarutse mu biganiro bitandukanye. Mbere na mbere reka tubifurize umugisha kubwo guhitamo kubana natwe, wowe wakoze subscribe ndetse wowe ulayikinga ku biganiro dukora, kugira ngo ibiganiro dukoze bikugerereho igihe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe wewe ugifungura iyi nkuru, kora subscribe kandi kuri like ndetse utange n'ibitekerezo muri comment. Imana iguha umugisha kubikoze, Imana ikwagurira imbago, Imana igukomereza amaboko, ubuntu bw'Imana busage muri wewe. Uyu munsi turagarutse kugira ngo twongere tuganire mu biganiro dusanzwe tunyuzaho hano, hanyuraho ubuhamya, ijambo ry'Imana, ndetse n'inkuru zijyanye n'ibya gospel, biba bigenda bigaragara hirya no hino. Niyo mpamvu tugarutse kuri uyu munsi kugira ngo tuganire bakundwa. Imana nyiramahoro ikomeze kubareba neza, ikomeze kubitaho. Pawulo yandikira Abaroma 3, igice cya 3, yaravuze ngo nicyo abayuda barusha abandi. Aravuga ngo irya mbere babarusha muri byose kubera ko babitse ibyasezeranyijwe. Shuti bakundwa, nagira ngo mbifurize kubika ibyasezeranyijwe, kubika Kristo muri mwe, kubika ubwami bw'Imana bukaba muri mwe, bugakorera muri mwe. Uyu munsi wa none ndifuza ko dufata igihe tukaganira, ndetse tukagenda twungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye. Mwabibonye yuko papa mushya yabonetse, Robert Francis w'umunyamerika. Navuga ko ari ibyishimo ku banyedini ba Gatolika ndetse iki gitondo ngarutse kugira ngo tuganire, duhane ibitekerezo ndetse turusheho kugenda twungurana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi wa none turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndetse tuze no gusengana mu buryo umuntu wese aza kugira icyo yunguka mu kiganiro turi bukore uyu munsi wa none. Yohana yandika igice cya 14 ku murongo wa 6 yaranditse, aravuga ngo kuri 14:6 yaravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ni ijambo Yesu yabwiye uwitwa Toma yabajije ahajya, yarababwiye ati ndagiye, ngiye kubategurira aho muzaba kugira ngo namwe muzabeyo. Ariko Toma aravuga ati inzira ntituyizi, naho ujya ntago tuhazi. Yesu aramubwira ngo ni nzira, ndi ukuri, ndi ubugingo. Kugira ngo ube ufite ubuzima bwuzuye, ubuzima bufite icyerekezo, ni ukuba utunze Kristo muri wowe, kuko niwe nzira, niwe bugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Yesaya yarabyanditse muri 38 ku murongo 35 ku murongo w'8, aravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazaca muri iyo nzira. Iyo nzira abahanuzi barayihanuye, iyo nzira bagiye bayivugaho mu bihe bitandukanye. Aje arabihamya, aravuga ngo ni nzira, ndi ukuri, ndi ubugingo. Aho rero niho Paul yabwiraga Abaroma yuko bafite ibyasezeranyijwe. Ibyasezeranyijwe ni Kristo,
niwe byasezeranywe ko Yesaya yaramubonye mu gice cy'Icyenda, amubona mbere y'uko aza, mbere y'imyaka 700. Abibona we yabonaga bizaba vuba, ariko aravuga amuhanura, yaravuze ngo dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu, kandi avuga amazina ye, aravuga azitwa Emanuweli, Imana mu bantu bayo, azitwa umwami w'amahoro, umujyanama. Aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, avuga amazina ye, avuga n'icyo azaba aje gukora. Mbere y'imyaka 700 Yesaya aragenda, Yesu aza hashize imyaka 700 niho yavutse. Yesaya yabihanuye, abahanuzi benshi rero baramuhanuye, baramuvuze, ndetse baramuhamije, n'abitwa ba Baramu bagiye bamuvugaho b'abapfumu. Urabyibuka ko Baramu agiye kuvuma Abisirayeli byaramunaniye. Mu gice cya 23:19 yavuze Kristo, amubona nk'intare, ndetse amwitegereje amubona nk'inyenyeri. Yamubonye nk'intare ibunze mu Bisirayeli, ngo intare y'ingore, ariko yajya kubadaduka akabadaduka nk'intare y'ingabo. Ndetse avuga ko kwa Yakobo hazakomoka inyenyeri, niwe nyenyeri yo mu ruturuturu. Imana ibaha umugisha. Bibiliya iravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubwire ab'i Yerusalemu yuko intambara zaho zishize, mubahumurize, niko Uwiteka avuga. Muri iki gitondo, kuri uyu munsi, Imana iguhe ihumure ndetse igukomereza amaboko. Ubwami bw'Imana burushaho kugenda bwaguka muri wowe, ibendera y'ubutsinzi izamurwe ku buzima bwawe. Icyo nshaka kuvugana nawe muri uyu munsi ndetse muri iki kiganiro ni uko iyo ufite Yesu ufite ubuzima bwuzuye, ubuzima buzima. Nkunda kuvuga ngo ubuzima buzira umuze. Uba ufite ubuzima bwuzuye bwujuje ubuziranenge. Kuba umufite, Betaniya yavuze iki muri Yohana 11? Yaratangaje aravuga ngo umuntu unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Kuba ufite Yesu, kuba ufite umwami w'abami mu buzima bwawe, uriho none, ariko akarusho no hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kubizera. Nshuti yanjye, ushobora kuba unkurikiranye udafite ibyiringiro, ndetse mu bigaragara ukwizera gusa nkaho kwagushiranye. Nagira ngo nkongeremo imbaraga mu gihe nk'iki ngiki, mubwire ngo komera, kuko umwami Yesu yaratsinze. Umwami Yesu ari ku ngoma, niwe wapfuye arazuka. Abandi bose rupfu na kuzimu byarabaheranye, ariko we yatsinze urupfu, atsinda Satani, atsinda kuzimu. Ibyo ni ibintu bitatu bifite imbaraga zikomeye, byaheranye abantu b'ibihangange, abantu bakomeye. Isi yose yumvaga igahinda umushyitsi. Abo bose bahezeyo, abo bose ntabwo bigera bavayo, ariko Yesu we yarapfuye ku munsi wa gatatu arazuka. Niyo mpamvu tukwifuriza gutunga Kristo muri wowe, gutunga Yesu mu buzima bwawe, ko nuba umutunze uzahumurika mu gihe abandi babuze ihumure, uzakomera mu gihe abandi mu gihe cyo kudakomera, mu gihe abandi bacitse intege, mu gihe abandi babuze ibyiringiro, wowe uzaba uri mu buzima bukomejwe no kuba ufite Yesu. Niyo mpamvu umuririmbyi w'125 yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Araririmba aravuga ngo no mu byago nzaririmba, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose. Rero icyo ni ikintu gihumuriza umutima. Niko umuririmbyi wa Jehova Jire yavuze, yaravuze ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kuba ufite Yesu muri wowe ni ikintu gikwiriye guhumuriza umutima wawe. Bene Kora barabivuze muri Zaburi ya 84, bavuga umuntu uhiriwe uwo ari we. Bavuze amahirwe y'umuntu uba mu nzu y'Imana. Baravuga ngo hahirwa abantu
baba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni, hahirwa abantu bafite Imana ya Yakobo umutabazi, hahirwa abantu bayifitemo imbaraga. Barakomeza baravuga ngo abo bantu iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga, kandi umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Kuvuga ngo iyo ufite Kristo muri wowe aguha imbaraga zihindura banka yawe agahinduka ahantu h'amasoko. Iyo tuvuze banka, iyo tuvuze igikombe cyitwa Baka, Bibiliya y'Ikirundi yo ivuga ko ari igikombe cyitwa marira. Ni ahantu h'umubabaro, ni ahantu h'agahinda, ni ahantu h'intimba, ni ahantu ugera ibyiringiro bikagushirana. Ariko iyo ugeze aho hantu ubasha kuhahindura, aho kugira ngo haguhindure wowe urahindura. Icyo nicyo nkwatuyeho, icyo nicyo nkwifuriza. Nugera muri banka, nugera mu nzira igukomereye cyangwa mu buzima bukugoye, uzahahindure. Hariho abantu batubanjirije dushobora gufataho, tugafataho urugero, kandi urugero rwiza. Bagiye bagera mu bintu bikomeye, bagera mu bintu bidasanzwe, bagiye bagera mu bintu bibaruhije, ariko bikomeza ku Mana, ndetse Imana ibaha ihumure ryo mu mutima. Buriya njyewe nshobora kuguhumuriza, ndetse n'umuntu yaguhumuriza mu inshuti zawe, ariko ntibigere ku ndiba y'umutima. Ihumure rifite umumaro rikomeye, ni ihumure ritangwa n'Imana, ihumure rivuye ku Mana. Imana ikaguha imbaraga zigutuza mu bintu bigukomereye, ku buryo uhaba nk'uri mu bisubizo kandi uri mu bibazo. Abantu benshi rero bagiye baba muri ibyo bintu, Imana ikabaha imbaraga. Na n'uyu munsi turacyabavugaho, na n'uyu munsi turacyabafata nk'intwari zo kwizera. Iyo bavuze intwari zo kwizera wumva iki? Intwari zo kwizera ni abantu bagiye bahagarara ahananiye abandi, ariko bakahagarara neza, bakahaba nk'intwari, bakahaba nk'abantu batahindurwa n'ibihe, ahubwo bahindura bya bihe. Yego, niyo mpamvu Dawidi ntabwo areba ku bibazo cyane, areba ibibazo akabirenza amaso, akareba Imana ikemura ibibazo. Niyo mpamvu avugana n'ibihe, avugana n'iminsi, avugana n'ibimurwanya, akabibwira ngo njyewe sinzapfa. Muri Zaburi 118 ku murongo wa 17 yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Ababwira n'impamvu zo kubaho. Reka nkubwire wowe unyumva, wowe unkurikiranye, nkubwire ngo hari impamvu zo kubaho kwawe, hari impamvu ukiriho, hari impamvu nkiriho. Impamvu uriho ni ukugira ngo utekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze mu buzima bwawe. Hari ibintu Imana yakoze, hari ibintu amaboko y'Imana yakoze. Niyo mpamvu Dawidi yavuze, yanditse Zaburi 143 ku murongo wa 5, aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, nkibwira ibyo wakoze byose, ibyo bikantera kukuramburira amaboko. Nshuti yanjye mukundwa, muvandimwe, ukwiriye kuba mu buzima buzirikana ineza y'Imana, buzirikana iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, kuzirikana iby'Imana yakoze ku mibereho yawe, ku buzima bwawe. Iyo ni intsinzi ikomeye mu bihe bikomeye. Nuzirikana iby'Imana yakoze ku mibereho yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizaguhesha intsinzi ku byakurwanyaga, bizaguhesha intsinzi ku mbaraga iyo ari yo yose mbi yahagurukiye ubuzima bwawe. Niyo mpamvu usanga Yesaya ahagarara mu bihe bibi akavuga ijambo rikomeye muri Yesaya 57, akavuga ngo kuko Umwami Imana izantabara. Ntibiraba, ntibirakoreka, ntibiremera, ariko akatangaza akavuga ngo kuko Umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Icyo rero ni ikintu
dukwiriye gutunga mu buzima, mu mibereho yacu, tukumva yuko turi kumwe n'Imana, duhagararanye n'Imana, tubanye n'Imana. Ubutabazi burahari, kurengerwa kurahari, kugirirwa neza kurahari. Amaboko y'Imana azakuramira, aho ay'abana atakuramira, aho ay'imiryango atakuramira, aho ay'inshuti zitakuramira, aho amafaranga ananiwe, aho ubwenge twize mu ishuri bwananiwe, amaboko y'Imana azakuramira. Amaboko y'Imana azakuramira. Icyo kintu cyumve, icyo kintu cyizere, icyo kintu cyakire yuko amaboko y'Imana azakuramira. Imana izakugirira neza, ineza y'Imana izakubonekaho. Hari igihe umuntu agera mu buzima akabona nta neza ihari, nta n'ibyiringiro byo gutabarwa, nta n'ibyiringiro byo kubona amaboko y'Uwiteka, nta n'ibyiringiro byo kubona imbaraga z'Imana, akavuga ati ariko Imana inyihishe hehe? Ese Imana iherereye mu biki? Ihugiye mu biki? Ariko reka nkubwire ngo irahari, nubwo wabona utayibona, ariko iba ihari, iba iri hafi aho, ibikureba, ibigukurikiranye, ibiri gutegura umushinga, iri kuwunoza neza. Hari igihe iba iri kuwunoza neza. Umushinga w'Imana ntabwo iwukora ihubutse, irabanza ikawunoza neza, ikawitondera, ku buryo nibikora wowe uzashyiraho agatangaro, abantu bazashyiraho agatangaro, inshuti zawe zizashyiraho agatangaro, abagukikije bazashyiraho agatangaro, abavuga ko bitazaba bitazemera bazashyiraho agatangaro. Reka rero nkubwire wowe inshuti yanjye uri mu bihe bikomeye bigoye, ibihe bitakoroheye, ibihe bitameze neza, reka nkubwire ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana igira neza, mu ijuru hari Imana ikora, mu ijuru hari Imana ishoboye, mu ijuru hari Imana ihindura ibihe. We gira icyizere kandi wumve yuko amaboko y'Imana azakuramira, amaboko y'Imana azakora ibikomeye, azakora ibidasanzwe, azakora iby'imbaraga. Niyo mpamvu Paul yandikira Abakorinto rwa 2:10 yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone ndacyaturokora kandi dufite ibyiringiro yuko izakomeza kuturokora. Rero nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyakomeje akazi k'ubuzima bwawe. Umushinga w'Imana ntujya uferinga, umushinga w'Imana ntujya uburizwamo. Ibyatangijwe n'abantu bishobora guferinga, ibyatangijwe n'abahambaye bakomeye, tuvuga ko bakomeye, byagarukira mu nzira, ariko iby'Imana yatangije ntibijya bigarukira mu nzira, ibihera muri fondasiyo ikabigeza kuri finisaje. Yes, kuri finisaje. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo girira Imana icyizere, girira Imana icyizere, umugambi wayo uracyakomeje ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Imana ikomeje umugambi wayo ku buzima bwawe. Uhumure kandi ukomere. Umuririmbyi yaravuze ngo ufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo, ufite umugabane mu ijuru. Haleluya. Undi aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Ikimenyetso kashi, sinyatire yakomejwe n'amaraso. Aravuga ngo isi n'ijuru naho byava habyo, ariko wizera azabona amasezerano. Nshuti yanjye, guma mu masezerano, guma mu buntu bw'Imana, gumana n'Imana, humura ntacyo uzaba. Nugumana nayo izagutambutsa ahakomeye, izakunyuza aho abandi batanyura, byabananiye kunyura, wowe izahagutambutsa kandi uzahanyura neza. Imana iguhe umugisha rero, Imana ikugirire neza, ubuntu bw'Imana bubane nawe, amaboko y'Imana abashyigikire uko bukeye n'uko bwije. Ndatura kubona Imana mu buryo budasanzwe, ndatura amaboko y'Uwiteka Imana, ndatura kunesha k'Uwiteka kube kuri mwe, intsinzi y'Imana iganze muri mwe, kandi mubone Imana kurutaho. Icyubahiro n'igitinyiro cy'Uwiteka bibe kuri mwe aho muherereye. Nimugera ahakomeye mujye mubona Imana ikomeye, nimugera mu bibarusha imbaraga mujye mubona Imana ibirusha imbaraga.
umwanditsi wa Zaburi ya 93:4 yaravuze ngo umuraba ukomeye w'inyanja, amajwi y'amazi menshi, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Rero nagira ngo ubwire ngo ibikurwanya ibiguhagurukiye, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Imana ndagushimira, Imana ikomeye.